yitwa Vixira muri Ndahabi. Abantu benshi bari bazi yuko Irene afite umwana w'umukobwa ungana gutya. Kimwe byateye amarangamutima menshi ku mbuga nkoranyambaga hamwe n'abari bitabiriye ubukwe n'uburyo asuhuje bari bitabiriye ubukwe we na papa we muri Ndahabi Irene bakagaragaza amarangamutima. Kandi nawe ndabizi ko nkunda. Aha niho umukobwa wa Irene muri Ndahabi yashimiraga papa we kamukunda. Ndagushimira kubwo waduteguriye uyu munsi mwiza, umunsi w'ibyishimo, umunsi w'amarangamutima yanjye, ya papa n'aya mama. Aha yashimye, amarangamutima aramufata, ikiniga kiramufata, amara amasegonda agera kuri 12 atavuga, atera intambwe 23 atavuga kubera ikiniga. Ndashimira Imana kuko yamufashije kuwutegura. Nta kindi mbifuriza ni urugo rwiza. Kandi n'abantu batuziye mu bukwe, Imana ibaha umugisha. Amen. Nibyo koko ayo mashyi ntabwo ahagije ngo dushimire Vixira yakoze. Inkuru ivuga ko yari afite byinshi byo kuvuga ariko natwe ntabwo tubivuga yaba afite umwana w'umukobwa ushobora kuba angana gutya. Byatunguye benshi kumva uyu mwana w'umukobwa agaragara mu bukwe. Ibiganza byanyu byose nabihuza, ariko nanone amagambo yavuze cyane yasekeje. Uyu mukobwa akaba n'imfura ya Irene nawe yahawe impano. Bamwe bararira, ayo mashyi ntabwo ahagije ngo dushimire Vixira yakoze. Yari afite byinshi byo kuvuga ariko natwe ntabwo tubivuga aka kanya. Umwuka wera basobanurire mwakoze.